Mbanje kugusuhuza wowe tugiye kubana muri iri somo, guhaye ikaze mu isomo rya Excel. Tuzabana muri iri somo nifuje kubasangiza ubumenyi ku bijyanye na Microsoft Office, tugahera kuri Microsoft Excel tureba basics, tuzareba na intermediate na advanced, hanyuma nyuma tuzareba n'izindi application z'ingenzi zikenerwa cyane mu buzima bwa buri munsi zigize Microsoft Office. Reka rero turebe twihuse, kugira ngo njye tugiye kubana. Nitwa Iragena Jean Bosco, mwarimu w'ikoranabuhanga. Hanyuma reka turebe muri introduction, cyangwa se mu isomo rya mbere, turabanza turebe intego y'iri somo. Bivuga ngo nyuma y'iri somo wowe turi kumwe uraza kuba ushobora gusobanura Microsoft Office ni iki, uraza kuba uzi Microsoft Excel icyo ari cyo, uraba uzi ibikorwa by'ibanze Excel ikoreshwa cyangwa se ikora. Hanyuma Microsoft Office ni iki rero twihuse? Microsoft Office ni porogaramu cyangwa se software package yakozwe na Microsoft. Microsoft murabizi ko yakozwe na Bill Gates, igizwe na porogaramu zitandukanye zifashishwa mu gukora imirimo yo mu biro, mu mashuri ndetse no mu bucuruzi. Hanyuma zimwe muri porogaramu zigize iyo Microsoft Office ni Microsoft Word. Microsoft Word ikoreshwa mu gukora no gutunganya inyandiko. Hakaza Microsoft Excel yifashishwa mu gukora no gusesengura imibare n'amakuru, hakazamo n'imbonerahamwe birumvikana cyangwa tables. Hakaza noneho Microsoft PowerPoint ikoreshwa muri presentation cyangwa se ibintu bijyanye n'imbwirwaruhame. Hanyuma hakaza na Microsoft Outlook yifashishwa mu kohereza no kwakira email no gucunga gahunda. Hari n'izindi nyinshi, izi ni iz'ibanze cyangwa se n'iz'ingenzi. Hanyuma Microsoft Excel ni iki? Microsoft Excel ni porogaramu ikoreshwa mu gukora no gutunganya amakuru arimo mbonerahamwe cyangwa se ibyo twita spreadsheets, kubara imibare, gukora raporo cyangwa reports no gushushanya ibishushanyo aribyo twita charts. Reka rero turebe ngo Excel ikoreshwa iki. Hano bwari ubusobanuro. Excel ikoreshwa mu kubara imibare hakoreshejwe formule na functions. Tuzabireba muri iri somo. Formulas ni iki? Function ni iki? Kubika no gutunganya amakuru, gukora ingengo y'imari cyangwa se budget, hanyuma no gukora raporo ni imbonerahamwe cyangwa se charts. Hakaza no gusesengura amakuru no gufata ibyemezo. Ibyo ni ibintu by'ingenzi bikoreshwa cyangwa se bikorwa hifashishijwe Excel. Excel rero aho ikoreshwa mu mashuri mu gutunganya amanota y'abanyeshuri, nanjye ndayikoresha cyane. Igakoreshwa mu bigo n'amasosiyete bakora ibaruramari n'imishahara. Hakaza mu bucuruzi, gukurikirana ibicuruzwa n'inyungu. Hakaza mu buzima bwa buri munsi, budget y'urugo n'igenamigambi. Murumva ko rero Excel ni application y'ingenzi ukwiye kumenya. Niyo mpamvu nabateguriye isomo, kubera ko murambatekereza. Reka rero dukore noneho agapuratike ku mwanya mutoya. Turareba ni gute dufungura Excel, turebe ubusobanuro bwa worksheet, workbook, column, row na cell. Turabira mu magambo makeya mu isomo ritaha, nibwo tuzabisobanura mu buryo burambuye. Turebe n'ibindi bice akantu ku kandi. Dutangira Excel gute rero? Tuza hano kuri button yitwa start, tugakirikaho, hanyuma tukandika ex, bagahita baduha Excel, ugakirikaho bigafunguka. Ugatuza hano kuri blank workbook, ugakirikaho bigafunguka. Aho rero uba umaze gufungura icyo twita Microsoft Excel. Igaragara gutya. Reka turebe ibice by'ingenzi twihuse bike, ibindi tuzabira mu butaha. Hari igice cyo hejuru tuzareba buri kantu ubutaha, turebe ngo utu ni uduki, n'ibi birimo ni ibiki, tuzabireba ubutaha. Hanyuma hakaza, urabona hano hasi handitse ngo sheet, ni urupapuro. Ni mpamvu sheet 1 ni urupapuro rwa mbere
muri rusange tuyita worksheet. Dushobora no kongeraho n'izindi mpapuro sheet 2 sheet 3 dukanda kuri kano kamenyetso ko guteranya aka ngaka. Nayo dushyize batubwira new sheet. Hanyuma urabona ko dushobora kongera impapuro nyinshi. Iyo tumaze gushyira impapuro rero zitandukanye cyangwa zirenze rumwe, dukora icyo twita workbook. Hanyuma aka kazu mubona gahagaze, utu tuzu duhagaze batwita columns. Hanyuma bazise amazina columns bakoresheje alphabets. Hakaza ino mirongo itambitse rero twita rows yiswe amazina hakoreshejwe imibare numbers 1 2 3 and so on. Hanyuma aho column akazu gahagaze cyangwa se utuzu duhagaze na rows aho bihurira n'ibikora icyo twita cell cyangwa se akazu box. Akazu niko twinjizamo amakuru. Hanyuma rero aka kazu niko twinjizamo amakuru nyine. Hano hejuru hahita hazamo izina ry'ako kazu rigizwe n'ibintu bibiri: column gaherereyeho, urabona kano gaherereye kuri A, na row gaherereyeho. Row ni kuri rimwe, ubwo ni A1, iyo bahita name box. Mwakoze cyane kubana natwe. Ubutaha tuzareba uko twinjizamo amakuru muri Excel, turebe ibice by'ibanze, turebe no twinjiza amakuru muri Excel. Ntimuzabure, kandi niba hari icyo rino somo rigufashije, ukore subscribe, sharinga n'abandi bantu, usangira ubumenyi. Nifuje guhera ku byo hasi cyane kugira ngo n'umuntu udafite amakuru tugende tuzamukana, tuzagera no ku bikomeye by'abahanga. Imana iguhe umugisha. Bye.